yakije imodoka ngansiki abagenzi ubwo nge mpagaze ku Imana yambwiye nyine nibyo navuze nta comment atsimbuye imodoka yakije abagenzi nibo bavuze havuyemo umuntu umwe aramubwira ati ariko shofe Imana yabwiye umukozi w'Imana ngo umutware nutamutwara birakureba umuntu umwe ni ukunaniye ati imodoka si yanjye ati ibihumbi 7 byo kujya Kigali ati ngaho ni mumwishyurire ati ngewe rero reka nivire mw'iyi modoka kuko umuntu Imana yabwiye ngo nutamutwara birakureba ati ibyo bintu nge ndasenga kandi numva iki Imana ivuga ati ibyo bintu byagukora abandi ati nanjye ndayisohokamo abandi ati nanjye ndayisohoka abandi ati nanjye ndayisohokamo shoferi ati mwe muretse gusohoka mu modoka ava imbere ati murasohoka mu modoka bigenze gute ko gutwara umuntu atoya ati Imana ivuze ngo nutamutwara birakureba tuzivuze iki ati yadutsinda mu nzira uzira kutatwara umukozi Imana ati mwamwishyuriye ati tumwishyurira si we Imana yabwiye ya nyenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Nta wundi ni Reverend Pastor Steven nkuko bisanzwe. Ndabakunda. Iyi ni Kamba Karuvari TV. Ni hahandi duhembukira, ni hahandi twakirira ubuhamya, nanjye twakirira amavuta, hamwe twakirira ubuhanuzi. Ndakurekera kuza kuri Kamba Karuvari TV. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndashimira Imana data wa twese iso mwami wacu Yesu uburyo Imana ikurinze. Uburyo Imana ikurinze n'amezi 12 turimo turangiza, n'amezi akomeye, n'amezi twahuyemo n'ingorane, ariko n'amezi nanone Imana yagiye ikoramo ibintu bidasanzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Aka kanya rero ngarutse imbere yawe ngira ngo banze ngwakire. Ndakwakire mu izina rya Yesu. Niba utarakora subscribe kuri channel ni karibu kuyikora kandi commentaire zawe turazikeneye. Uyu munsi rero ndashimira Imana ko ndi kumwe n'umutumirwa mugiye kubona mukanya. Tugiye kumwakira kandi muraza kumunezererwa nkuko nagiye bibasezeranya. Tuzazana abavuga ubutumwa, abafite ubuhamya bitandukanye, abakozi Imana batandukanye, kubera ko niyo mpamvu dufite iyi televiziyo, niyo mpamvu iyi channel yacu. Rero uyu munsi wa none turi kumwe n'umuvuga butumwa, n'umuhanuzi, n'umuprofete, n'umuntu Imana yakuye kure, n'umuntu Imana agirira neza. Afite ubuhamya uburyo yagiye kwiga muri Kenya, uburyo ariko ibyo byose kubivuga ngiye uko mbizi ntacyo bimaze, ariko reka twakire we nyirizina ubwe. Reka tumwakire mu izina rya Yesu. Bakunzi b'Ikamba Karuvari TV, nguyo rero Valens, Prophet Valens. Niwe tugiye kuganira, niwe uri imbere ya kamera, niwe uri imbere yawe, ndabizi kuraza kumunezererwa. Mbere ko tumwakira, mbere ko agira icyo tubwira, reka dusenge. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri Imana iri kumwe natwe, ndagushimiye ko wabanye natwe amezi yose dutambutsemo, wagiye ukora ibikomeye. Ndakwingize ngo zubaye natwe muri iki kiganiro, imbaraga zawe zigaragare muri twebwe, kandi umwuka wera w'Imana tuyobore. Haba umwenda tudukurikiye, natwe ubwacu reka twuzure imbaraga z'umwuka wera, maze dushoboze gukora ibidasanzwe muri aka kanya, kugira ngo umwenda atanawe arusheho kwakira imbaraga zidasanzwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Valens rero karibu. Ndatangira ngubaza Valens, ngenzi ko witwa Valens, ariko ndagira ngo ubwire abakunzi b'Ikamba Karuvari TV. Nitwa Nkunzo Rwanda Valens. Ndubatse maze igihe gito nubatse kuko mfite umwana w'amezi 8 yitwa Impano Zoyi. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali. Ndashimira Imana haraho urugendo rwo kugendana na Yesu rungejeje. Ndashimira Imana, ubuhamya ni bwinshi. Tugitangira ubundi Nkunzo Rwanda, iryo zina ryawe ryaraturutse kuki? Nkunzo Rwanda ahantu ryaturutse, Yes. Data yavukanye umutima wo gukunda igihugu bijyanye nuko nawe amateka yameze. Ariko hari amagambo abiri data yagendagaho. Data yarafite intego yo gukunda igihugu, kandi muri we hakaba ikintu cyo gukunda abantu. Okay. Data
igihe cyose twabaye mu rugo turi abana yajyaga atubwira ngo ntugahunge igihugu. Yes. Ngo ntugahunge igihugu. Icya kabiri aratubwira ngo ntukavuge nabi igihugu. Sinzi wenda ubuhamya buzagiye tuzagenda tubuhana ariko yari afite amabanga. Ikindi yatubwiraga ko ugomba gukunda abantu bose kandi ukabana n'abantu bose amahoro. Imana ishimwe. Wavukiye he? Navukiye gusa ni ngombwa. Mbose okay, ntacyo bitwaye. Vukiye mu Burayi. Okay, ntacyo bitwaye. Nguwo rero umukozi Imana turi kumwe. Okay, gusa navukiye ubu ni akarere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi. Mirenge yindi. Icyahoze ari cyangwa. Oh, wow. Ni harya bajya bavuga ngo agakiza niba ariho ububyutse bwahereye. Niyo mateka hari. Agakiza niho kahereye. Itorero buri ADPR ngo ni niho ryahereye. Hariya ni ku isoko. Imana ishimwe ko turi kumwe n'umuntu wavukiye agakiza katangiriye. Turashima Imana ko turi kumwe nawe nukuri ko waravukiye hari ahantu agakiza katangiriye nabyo ni iby'igiciro. Ubundi ubuzima bwawe bwaranzwe n'iki? Mbere yuko ngizwa cyangwa mbere yuko nukuvuga ngo urugendo rwawe rw'ubuzima bwawe urumva gukizwa ni ibintu byasheje ubundi. Hari ukuntu umuntu akavuka hari ibintu wenda akakora ibyaha cyangwa se akavukira aho bakijijwe cyangwa se akavukira kwa pasiteri cyangwa se akavukira mu muryango uzimana ubuzima nk'ubwo. Yes. Ngunze u Rwanda wavutse gute? Pastor, hari ikintu cyanejeje. Mbere yuko ngira icyo nkubwira. Yes. Ukimbwira ko nzaza kuri televiziyo gutanga ubuhamya. Natekereje kukuzanira impano. Amen. Nakunze ikamba Kalvari. Amen. Kandi bambwiye amakuru yawe kuri umugabo ufite urukundo rw'abantu. Amen. Kandi wita ku bavuga butumwa ndetse babahanuzi. Yego. Kunda abahanuzi ngo by'umwihariko. Ndabakunda cyane. Rero ndi buguhanurire kandi hari impano hari impano nakuzaniye nahawe n'itsinda mpagarariye. Amen. Zaburi 132 umurongo wa 18. Zaburi 132. Imana ishimwe cyane ko Imana ivuganye nanjye 132. Ni wowe na televiziyo na TV yawe. Ninjye na TV yawe. Amen. N'abakunzi bawe bose. Amen. Ndumva nawe wahumvise turaza kuwasoma kandi nawe ndatekereza ko ari impano hawe. Imana ngo umugisha. Karibu. Urarisoma. Yego. 132 umurongo wa 18. Umurongo wa 18. Biravuze ngo abanzi be bazambikwa isoni. Ariko kuri we ikamba rizarabagirana. Amen. Ndasubiramo. Iri kamba Kalvari TV. Imana ishimwe cyane. Zaburi 132 umurongo wa 18. Biravuze ngo abanzi be bazambika isoni ariko kuri we ikamba rizarabagirana. Haleluya. Nje nawe tugiye kwambara ikamba ryo kurabagirana. Kalvari TV, Ministeri Kalvari, mwakire ubuhanuzi bw'Imana. Imana iduhaye kurabagirana mu gihe nk'iki mu izina rya Yesu Kristo. Turakira ubuhanuzi kandi wakoze cyane. Ndabwakira. Ni kamba Kalvari TV. Yes. Impamvu ndimo ndasengera kuza kuri iyi TV. Yego. Uzi ko mbwiriza guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Yego. Ngira ngo ubwo ndangiza amashuri yanjye nananditse kuri ku ntambara nziza zo mu mwuka. Yego. Mushu umuhamagaro wose ugira intambara. Yego. Kandi yerekwa ryose rikagira abarirwaye. Yego. Ariko irakubwiye ngo Yes. Kuri wowe. Yego. Ikamba ryo kurabagirana. Ariko abazarwanya umuhamagaro wawe niyerekwa ryawe bazambikwa isoni. Imana ishimwe. Ndakumva cyane.
ndimo ndumva la selekota. Imana ingana n'ijambo ryayo. Yes. Aho niho uzahagarara. Amen. Nzi ko ikamba ryubakiye kuri message nyinshi, ariko iyi ni message nayo nahawe ndi kubwirwa ngo nguhe iyi message. Amen. Amen. Bazakurwanya, ndabona ibyawe, ndabona ibyawe. Nakubwiye ngo umuhamagaro wose ugira abawurwanya, kandi yerekwa ryose rikagira, ariko kuri wowe ikamba yego izarabagirana ku banzi bawe. Amen. Bazambe kwisona. Ni ijambo ribivuze. Imana iguha umugisha. Yego. Ya. Wakomeza. Niyo kado nari nahawe. So ikibazo warumbajije. Yego. N'amateka yanjye mbere yuko mpamagarwa. Yego. Jewe navukiye mu muryango udakize utanakennye. Yego. Kandi nakuze nkundwa n'ababyeyi cyane, ko nyuma yuko bene data, nyuma yuko iwacu bagiye babura urubyaro kubw'impamvu, wacu baje gusenga, barasenga, data arasenga abwira Imana ngo izamuha abana b'abahungu, ikajya imusezeranya ko izamuha. Nza kuvuka ndi umuhungu wa kabiri. Yego. Nyuma yanjye havutse umukobwa umwe, birarangira. rero nakuze nkundwa n'ababyeyi kandi nitabwaho. Yes. Hanyuma ikindi, data ari umucuruzi. Atari umucuruzi mu gihe cye uko yari ashobojwe. Nakuze nzi nyine nigishwa ibyo gucuruza n'iki, ibiyobyabwenge. Papa yacuruzaga amayoga. Ariko biza kurangira nyine Imana impamagaye. Yes. Nta byinshi narenza kuri ibyo. Nubwo buzima nakuriyemo. Pacuruzaga ibiyobyabwenge, inzoga, atabi. Yego. Hari abantu bo mu muryango w'abakatolike bisengera bisanzwe, ariko bubaha Imana. Yego. So rero biza kurangira Imana impamagaye nyine umuhamagaro n'ikirokore. Yego. Uzamugi mugukizwa. Ikinyarwanda cyangwa indimi z'umwuka biza kurangiza nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, mvuka ubwa kabiri, batizwa mu mazi menshi, mba umurokore, uzura umwuka wera, mpabwa kondisiyo, mayoga, matabi, ibyo bintu nyine iwacu bagenderagamo urabireka. Sinzi ubwo abazi umuha doctrine ya Gipantekote barabyumva. Yego. Nakirishwe Cyangugu. Yego. Ariko mu gukirizwa Cyangugu, uko nahamagawe nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uko nahamagawe nuko uko nimuwe nk'urwi iwacu, nuko najyanywe aho bita aho mu kibaya cya Bugarama, nuko ariho nakiriye agakiza, nuko naje kujya mu muhamagaro nyirizina n'ubuhamya burebure. Uko nahamagawe nka Aburahamu, ndekereza ko ni ibintu birenze. Namaze imyaka 3 narakuye iwacu, njyanwa mu yindi mu kandi karere. Hanyuma igihe namaze mwako karere niho nahamagariwe, ariko amakuru mfite nuko Imana yambwiye ko inyimuye iwacu injyanye mwako karere, aho niho nahamagariwe ngo ni cyangwa. So nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nyuma yaho Imana imbuza no gusubira iwacu, kuko urumva ko abene data bene wacu bari bakiri muri ibyo by'ubuzima, inzoga, byabwenge, ubuzima bwabo nyine busanzwe, sinzi uko nabyita niba ari ubuzima kubuza Imana. Ariko nyuma umaze kugera aho ngaho mu Bugarama, aho wakiriye Yesu umwami n'umukiza, Imana ikakubuza gusubira iwanyu, wakomeje urugendo ruzi Kigali. Naje kuhatorezwa igihe maze kuhakirizwa, naje kuhatorezwa igihe kitari gitoya. Kigo wabaga muri itorero? Bo urumva nkizwa nakirijwe mu itorero bita Maranatha. Yego. Hanyuma iryo torero bita Maranatha niryo ryambatije mu mazi menshi. Yes. Ariko umuhamagaro nyirizina ubwo nahuraga n'Imana, nahuye n'Imana mu burwayi, ngirira mu cyumba cy'amasengesho. N'icyo cyumba cy'amasengesho
niho namenyeye uburyo Imana ivuga, uburyo Imana amakondisiyo yimbitse. Hanyuma naje kuva muri icyo cyumba cy'amasengesho, Imana impaye amakondisiyo, urabiza abapantekote y'uhamagawe gutyo mu buryo bw'ibyumba. Hari ibyumba abantu bakirizwamo cyangwa bahamagarirwamo bakabasengera bagakira indwara, ni ubuhamya bundi nzatanga. Hanyuma naje kuva muri icyo cyumba Imana inkijije bwa burwayi. Hanyuma nyuma yo gukira ntegekwa kwimuka mu itorero nari ndimo, ko nari umukatolike, ntegetswa kubatizwa mu mazi menshi nkaba mu itorero rya gipantekote. Ntekereza ko aho ngaho sinzi uko Imana ifata amadini, ariko ni naho mbonera ko burya Imana abuhita ku idini. Oya, iryitaho kandi wumva nari umukatolike. Yego. Maze gukira ubwo burwayi ngiriye mu byumba, Imana irambwira ngo nimuke mu itorero nari ndimo, mu idini nari njye mu rindi dini ry'umwuka. Yego. Ni naryo nabatirijwemo mu mazi menshi. Hanyuma mara imyaka nk'itatu ndi mu kibaya cya Bugarama ntozwa n'Imana. Aho byageze aho n'ibyo nakoraga byose yinjiramo neza, binyinjiza ku rugendo rwo kuba inshyitse inyemerera cyangwa inyizerera kuza i Kigali. Yego. Aho rero niho habonetse urugendo rwo guhagurutsa mu Bugarama uzi i Kigali. Ese i Kigali waje gute? Hari umuntu wari uzi niba wari umaze guhamagarwa Imana ikoresha i Kigali uva i Cyangugu, aho byari ibintu bitoroshye birumvikana, kugira ngo ubone uburyo uza ugera i Kigali byagenze gute Valens? Ndibuka wenda abantu batumva ibintu by'umwuka cyane bihangane babyizere gutyo. Buriya abantu hari ikintu ushaka kukubwira musho. Yego. Umuhamagaro, njye nigisha guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Yego. Kandi nkigisha ku kintu bita kwizera Imana. Yes. Buriya Imana iravuga. Yego. Imana irareba. Yego. Imana irabona. Yego. Kandi Imana iriho. Yego. Iyo myaka yo gutorezwa muri icyo kibaya cya Bugarama ngiramwe ubuhamya bwinshi. Ariko umunsi wo kuza i Kigali twari mu cyumba dusenga. Kumva nari naramaze gukira bwa burwayi bwo muhamagaro, nabwo nzatanga ubuhamya. Nyuma y'ubwo burwayi haza kubaho gukorera Imana by'umuhamagaro. Imana ikagira giriya nta murongo, meze nk'umuntu uvangiwe ariko bifite icyerekezo. Umunsi nyirizina wo kuza i Kigali twarimo dusenga. Cyumba cy'amasengesho byashyushye cyane. Umuhanuzi ajya mu mwuka. Twari tumaze kubyina, ariko urabizi ko abapantekote tuba dufite amasezerano. Mana yahoraga imbwira ngo nzakujyana i Kigali, nzakujyana kwiga mu mahanga, nzakwicazanya n'abakomeye, nzakwicazanya n'abazungu, nzakugirira neza, nzagutambagiza igihugu, nzaguha umugisha. Umva y'Imana ibikubwira uri mu muhamagaro, rimwe na rimwe ugira ngo ni ibintu biraho, ngira ngo ibintu by'ubuhanuzi urabizi. Ariko umunsi nyirizina njya kuza i Kigali twarimo gusenga, umuntu w'umukozi w'Imana w'umuhanuzi afatwa n'umwuka w'ubuhanuzi. Twari twaterese Imana kabisa. Anshyira ku mugongo, amaze kunshyira ku mugongo ati muhungu wanjye urampimbaje. Amen. Hari ukuntu wahimbazaga, utugarurira ibihe bya kera. Mana tugarurira amavuta yo guhimba. Hari ukuntu abantu binjira mu mwuka, apana ibintu nishaka gukoma ahantu. Ariko hari ukuntu ubu no muri iki gihugu cy'u Rwanda birahari. Hari ukuntu amazu iyo ngiyo nyine iyo oyi bakata amadirishya, abantu bakaturira ku miryango, hakaba abantu batuza abantu imbere mukaturira ku madirishya. Urumva hari n'abatembera ngo kwatura. By'umwuka ni ibintu bisaba kwiyoroshya, kakira ibintu mwagera imbere umudiho aba ari umudiho, mwahagera mugatereta Imana mugahimbaza, apana kureba ku minota. Nyuma y'isaha amasaha mwatuse wakoze Imana ikakubwira tumva muhungu wanjye. Ko niko byagenze. Umuhanuzi andeka ku mugongo, nari mfite amasezerano menshi. Amaze kunshyira ku mugongo, ijambo rimwe yambwiye, hari abantu bizera. Yarambwiye ngo umaze igihe Imana ikubwira ko nzakujyana i Kigali. Arangije anshyira ku mugongo, arambwira ati ubu tuvugana ufite amahene, inkoko, ibintu, uracyafite imitekerereze y'ibyo wabagamo. Ndakubwiye ngo ejo mu gatondo fata Bibiliya ugende ujye muri
gare ya Kamembe. Kamembe na kagiki wacu Ndahazi. mu mujyi wacu urahazi. Ndahazi Kamembe. Nugera i Kamembe mw'uwo mujyi uzabwiriza ku muhanda nk'uko usanzwe ubwiriza. Hazaza imodoka ya mbere, numara kubwiriza uzahagarara ku muhanda y'imodoka zihagarara. Ngira ngo ndimo ndavuga ngurebana nareba abantu babyumve gutyo. Yego. Umuhanuzi ampa map. Yego. Arambwira ngo uzahagarara ku kaburimbo numara kubwiriza. Yego. Yari mu mwuka, nta n'igiceri mfite, sinarinzi, numvaga ko nzajya i Kigali ariko ntabwo nzi igihe. Ko nukuri. Yego. Kuko nari ngeze ku rwego rwo kwizera, harya nari naranabaye nk'umusazi. Yes. Ati numara kubwiriza uzahagarara ku muhanda, hazaza imodoka ya mbere, ntuzavugane nayo. Iya kabiri ntuzavugane nayo. Iya gatatu, ariko umuhanuzi ambwira turaho nyine mu mavuta. Urumva yagenda agaterura abahanura hamwe, buryo ubuhanuzi murabyumva. Abantu batagira karaga Imana zabaga kabaha ishuri. Akarago ni keza cyane. Karago ni keza mushu. Ati imodoka ya gatatu ni kugeraho. Ati ndabona konvoyeri acomoka, ati ntuzavugane nawe. Yes. Atuzahita ukatuje kwa shoferi. Nugera kwa shoferi umubwira aya magambo atatu. Yego. Mubwire ngo maze kubwiriza muri iyi gare ya Kamembe. Imana irambwiye ngo unjyane mu mujyi wa Kigali. Ati akajya mbwira yarabibonaga. Ati ndabona shoferi akohereza kwa konvoyeri. Yego. Arambwira ati ntuzemere kujya kwa konvoyeri, uzamubwire ngo ni wowe Imana yambwiye. Yego. Muri mu mwuka. Yari mu mwuka. Ku kirago kumukeka. Muro murasimbuka. Bari abandi inzanga barozwe turahimbaza harya n'impinja mukubitana n'impinja mukazikubita. Twite bagasimbuka ukagonga umuntu twite ntakure. Ati noneho ati azakohereza kwa konvoyeri ntuzemere. Yes. Atuzamubwira ubwa kabiri ngo Imana yambwiye, ati kandi uzavuge cyane ngo Imana yambwiye ni wowe ntwara mu mujyi wa Kigali. Amen. Ati niyanga atubwa abagenzi bose bazaba bamaze kubyumva. Aturi bumubwira ijambo rya gatatu ngo Imana irambwiye ngo yambwiye ngo nutantwara birakure. Musingire irindi jambo ndenzaho. Umuhanuzi akimara kumbwira gutyo arambwira ngo mbonye shoferi agutwara. Kandi ngo uzamubwire ntuzagire ibindi bintu byo kumucira imanza, ngo uzamubwire ngo nutantwara birakureba, ntuzagire irindi jambo renza. Mushunizemo ikintu gikomeye. Namenye ko buriya mu muhamagaro. Yego. Mbwiriza guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Imana iguhamagaye uko ikubwiye ko ruko yakubwiye ibindi ubyihorere. Yes. Voilà. Nico nizemo. Imana ikubwira ngo ntabwo ari be. Yes. Imana igira amahame, amategeko na kondisiyo, icyo kintu ndakizi. Yego. Nikubwira kora ibyo ikubwiye ibindi intambaro ziyirekere. Yego. Yaje gutsimbura imodoka yongera kumbwira ngo jya kwa kumva. Imana irambwira ngo ceceka. Yatsi imodoka ngansige. Imana yari yambujije gutwara imyenda no kugurisha utundi. Arambwira ati fate Bibiliya yonyine abari ujyana, ntuzajyana ibikapu. Iyo nayo yari indi kondisiyo, ngira ngo iyo ni indi teoloji y'Imana nayo. Bakundwa naratangaye. Yakije imodoka ngansige. Abagenzi ubwo nge mpagaze ku cy'Imana yambwiye nyine nibyo navuze, nta comment. Atsimbuye imodoka yakije abagenzi nibo bavuze, havuyemo umuntu umwe aramubwira atari ko shofe k'Imana yabwiye umukozi w'Imana ngo umutware nutamutwara birakureba. Yego. Umuntu umwe ni ukunaniye. Ati imodoka si yanjye, ati ibihumbi 7 byo kujya i Kigali, ati ngaho ni mumwishyuriye. Ati ngewe rero reka nivire mw'iyi modoka kuko umuntu Imana yabwiye ngo nutamutwara birakureba. Ati ibyo bintu nge ndasenga kandi numva iki Imana ivuga ati ibyo bintu byagukora. Abandi ati nanjye ndayisohokamo, abandi ati nanjye ndayisohoka, abandi ati nanjye ndayisohokamo. Shoferi ati mwe muretse gusohoka mu modoka ava imbere. Ati murasohoka mu modoka bigenze gute? Ati ko gutwara umuntu atoya, ati Imana ivuze ngo nutamutwara birakureba, tuzivuze iki? Ati yadutsinda mu nzira uzira kutatwara umukozi Imana. Ati mwamwishyuriye? Ati tumwishyurira si we Imana yabwiye.
yaje kurangiza abonye abantu kujya mu modoka, ndaguta muri nyungwe. Ijwi ryari rya umuhanuzi yari yambwiye ngo ntugire comment, uhita umureka ntuvugane nawe. Byaje kurangira ninjiye mu modoka, ndibuka nari ndi kumwe n'abakatolike, twara abantu batandukanye. Ijwi rirambwira ati ndakwemeje Vale, ati ubu ntiwemeye ko ndi Imana ivuga. Nahise numirwa. Yarantwaye anzana i Kigali. Mu gihe cy'iminota 30 nahise mpabwa indirimbo ivuga ngo komeze inzira watangiye wese nyihabwa, ndahumekerwa, ndayiririmba. Mu minota 30 mw'iyo modoka abantu bahise buzura umwuka wera. Haleluya, haleluya. Nahise mbi inshuti y'abantu mw'iyo modoka. Abantu bose baravuga ati uyu muhungu kweri iyo tumusiga ati koko shofe, ati uyu muntu nubwo yaba ajya muri Amerika kuyumutwara hari igihe habaye ikibwiriza naho ubutumwa bw'Ikigali nabutangire mva mu cyaro. Naje kuza ngera i Kigali, maze kugera i Kigali ubwo urumva Imana wa muntu wa mama wampanuriye yari yambwiye ngo nugera Nyabugogo. Yarahazi siwe wayigeze azi Imana yigeze hamuzana. Hari hashize nk'imyaka 10 akiri umukobwa, urumva arageze mu myaka nka 60 agiparitsemo neza za cyangwa. Ariko yari yarigeze nawe ahazi. None arambwira ngo nugera Nyabugogo ndabona ubwiriza Nyabugogo, ngo ndabona umwuka kuyobora guha ijambo ryo kubwiriza, kandi umaze kubwiriza ngo abantu barakijijwe, ngo kandi ngo Imana igwaye ikindi kimenyetso. Ndihuse ngeze i Kigali, naje ubwo nari nsanzwe mbwiriza nyine Imana ikimamagara, naje kwambika umuhamagaro wo kubwiriza mu masoko mu mihanda. Narabwirije nkuko nabwirizaga icyamba nk'umusazi, ndabwiriza nuzura imbaraga. Ubwo nari mfite na bwa buhamya bw'uko Imana yambwiye ngo baranzana nta ndabwiriza. Nashidutse nari naje ubwo urumva Imana yampamagaye yanzanye i Kigali nta n'igiceri, ari naniriwe gutyo, nta Imana yampamagaye na Bibiliya imbwiye ko ndi buvuge nta n'igiceri, n'inkoko zanjye sinigeze nzigurisha, byose nari nabisizeyo. Mu minota 40 nabwirije Nyabugogo, nashidutse n'amafaranga yuzuye imifuka. Uriya turi kujya ahantu mu bihugu bimwe na bimwe nka za Nigeria, hari ikintu ushaka kukubwira. Buriya umuntu nakorera Imana, Paulo yaravuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu. Imana ni guhamagara, kora uko wahamagaye wica imanza. Uzi ko hari abantu ushobora kubwiriza, umuntu yakuzana amafaranga ku birenge bagahita ntabazongere kumutumira. Ariko mu bihugu bimwe na bimwe uranabwiriza umuntu yakorwaho, nifunguza akazi guha, n'imodoka akayiguha, n'amafaranga akayaguha, akanabishyira ku birenge bitewe n'ikintu kimukoze ku mutima mu bihugu bimwe na bimwe. Rero hari n'ahandi wabikora cyangwa bayaguha ugatoka oya muraza kuboshya. Mureke abantu bakorera Imana nkuko bahamagawe kandi abantu bumvira umwuka. Ibi ndabivuze mwabakozi b'Imana mwe, abantu bakore nkuko mukore nkuko mwumva Imana. Yego. Ni nahike bwame bw'Imana buzamamara. Nashidutse amafaranga yuzuye imifuka, ubwo buhanuzi baburamfashe, ndumva uko imbwiye, ndangije uwo mbwiye ati yayiwe babanyacyangwa barabavuze. Nta kwirata kwarimo, urumva Imana yigwamagaye ntabwo ibone nta kinge nakoraga nyine mwuko kwizera mu ibyo bintu. Nibyo byabaga byari nk'ibitangaza kubera kwizera. Namaze kubwiriza kuko Imana ari mfite kondisiyo. Imana ari yarambwiye ngo nukubita ujye ubangura ndukajya utinda ahantu wawe. Ndangije Imana ari yambwiye ngo nuva Nyabugogo maze kubwiriza ndaba nagwaye ikimenyetso cya kabiri. Ubwo ikimenyetso cya kabiri nari nakibonye bien. Irambwira ngo uze gutega imodoka ijya Rwandex ubwo murahumva ngo kandi Imana iri kumbwira ngo uze gutega iziko nzaze Kigali nta n'igiceri na Kigali sinyize. Ariko urumva yirabibona mu mwuka. Naje gufata imodoka ubwo amafaranga ari yuzuye imifuka, ariko mfite ubwo Kigali barandye. Cya kabiri ndarara, cya gatatu ariko kaza ijwi rikambwira ati yagukuye cyangwa ikabikugejeje Nyabugogo, ukaba ubonye amatike ubwo aho ahikujyanye niho uribona. Ijwi rikambwira ati aha naho uratsinda. Ariko mfite ikibazo cya kandi ari kumbwira ngo wabonye utsinda ari ariko aho urabara. Umva ubwa mbere nageze i Kigali. Yego. Yari yambwiye ngo nuva Nyabugogo utege Rwandex hari kuwa gatandatu mvi cyangwa uragera mu itorero bita Zion. Mama yarazi Kigali ariko nyine urumva nawe nyine ni mu kwizera. Iryo torero Zion basenga kuwa gatandatu
bagasoza nimugoroba nyuma ya saa sita kuwa gatandatu. Nugera mu itorero urinjira murayibona Zayoni yahoze anshushanyiriza wumva yari yarigeze agera. Numara guterana amateraniro narangiza uzicara ubwo mwicyo cyumba muribuka ko nababwiye aho Imana yavugane nanjye. Arambwira ngo numara guterana ntuzataha abandi nibataha uzagume mu rusengero. Aho ngaho nzongera nkwemeze bwa kangahe? Bwa gatatu. Niho nzakwereka kari nge bukoresha. Yego. Nihuse gato barateranye bararangiza. Ngewe mbanira mu rusengero. Warahageze kuri Zayoni? Ndaterana ndaryoherwa ariko mfite agatima kambwira turaterana se ntibikugura. Ubwo numva nafite nubwo bako bari bunge. Nabonaga abantu bose nkikanga abandi yumva nubwa mbere nari mbonye Kigali. Ubuhamya tuvugisha ukuri. Nubundi. Nubu ngubu mvuye hano nkajyana ahandi nzavuga ukuri ko ibintu bimeze. Nubu mfite ubuhamya bwinshi kandi nge niyemeje kuzajya mvuga ukuri ko ku mutima kuko niko bimeze. Mfita ko banjya mfita ko ntari bubona ariko kandi katima kakambwira ati iyakoze kiraca kuva cyangwa nibindi rabikora. Byaje kurangira amateraniro arangiye mbanira aho ngaho mu nguni abinginzi bo kwa Gitwaza baraza barambaza se mukozi inshuti y'Imana na kudataha. Ndabwira ati ntabwo ntaha Imana yambita mbabwira ko Imana yambwiye na bya bindi byose nyine nkora incamake. Batireka da ati yakubwiye se kushyikira kwa ngo tubwire nabo bagira nabwo ati nuko nyine yambwiye ngo sinsoke ngiranyereka aho njya waje gute se ufite ibyangombwa ndi urangiranga muntu yuba wayi. Yego. Buri iranga muntu ni kintu gikomeye. Ufite iranga muntu utagira n'ifaranga buri iranga muntu igikunezeza. Dandite nyine ni wowe. Nari ngifite kumuvuga ati nubwo bari bunige baranijya nyifite. Nabwo ati nje mfite iranga muntu. Mbaza zo ngo nje mfite iranga muntu. Ni Imana yandumye. Nahavuye bambwiye atabanya cyangwa ngo barabatubwiye ati ni nawe yagutumira ati nose yakubwiye kurara ndi yambwiye ngo ngume mu rusengero ndahafi nyeretse aho njya kurya. Bakundwa uyu munsi yo ntekereje ubwo buhamya n'igihe cyose maze uwo munsi byambayeho n'uyu munsi nibyo ngenderaho kandi ndi umugabo wo guhamya ko Imana yaguhamagaye ugahagarara mu nshingano z'umuhamagaro nguko tuzakomeza kugenda twigisha guhagarara mu nshingano z'umuhamagaro. Wayibona uri umusore wayibona imyaka igiye I don't care. Igihe uzayibonera cyose izakwemeza kandi uzayibona kandi naho ugeze ubugendo uyibona. Byaje kurangira bahamagaye umuntu w'iwacu ngo ati hari umuntu wanyavuye cyangwa ugu ati ngo nurebe. Ahageze tingewe ndo nta kibazo menyereye abakozi b'Imana ati kuba bw'ubuhamya bwe bwumvikana reka mujyane. Mushu reka ndekeraho. Nibwo nageze iwiwe ngira nyine ni nko mu Burayi. Numvaga kariho muri Amerika y'ugumva nubwo mbere nangeze Kigali singiye kwimenera amabanga iby'iwacu nuko nakuze nibyo nari sanzwe mbona ariko gusengera kwa Gitwaza uwo munsi kurara mu nzu ya miliyoni nk'ijana biriya bita sinzi ngo ni ibirya bogeramo bibi. Ibiryo ntazi imyambaro ibintu byose koga amazi ibintu byose bantwaraga nguruhinja. Kora gutya ntubwo kora gutya ariko mfite akoba ngo barandya navuye kwa Gitwaza ndi kubwira abanda ndi ngewe ndagiye ndi muze nitwa Valens ndi nimero z'abantu biwacu ntihagira icyomba ibiki ndi kwisobanura ntawe. Ubwo bwoba bwaje gushira nahamaze icyumweru. Yego aho kuromo ibiryo nkajya guterana kwa Gitwaza Imana imuha amahoro n'imigisha n'umugabo ndekereje ukuntu nubu numva ko abantu bose kwa Gitwaza bagira urukundo. Ujye ugira neza igihugu cyawe kizabyubahirwa, ujye ugira neza umuryango wawe uzabyubahirwa, ujye ugira neza. Ubu numva ko abantu bose kwa Gitwaza bagira urukundo kubera ibyo umuntu yangoriye. Nanakunda Gitwaza kuva uwo muzi nese nkunda muri Zayoni ndetse ko Imana ari ambwa ati tororo ryawe nayo kumva narese ndireka ngibera umuzayoni. Imirimo yawe izatuma abantu bahamya n'igihugu cyawe. Nyuma yaho rero niho Imana yaje kuza kuntumaho irambwira ngo wibuke kuri mission. Nari mfite mission yo kubwiriza umujyi wa Kigali wose nkawumara. Ngo nari ngiye kubaniraho ngo nsengere no muri Zayoni mpamare nk'umwaka. Irambwira turi kuri mission wiryoherwa n'amafiriti n'ibitanda n'ibicuri kuri mission. Nyuma y'ibyumweru bibiri niho nongeye nerekwa kuko urumva ngira Imana ubanuze niyerekwa. Ntabwo nshaka kumara ukwezi ntarerekwa. Niyo nahengamye gati yerekwa riraza. Nanabwire n'abantu batizera Imana iravuga Imana ijwi Imana irerekana mu ijambo nshobora kubwiriza gutyo ugasanga niwe navuge Imana iravuga. Musu Imana iravuga. Yego ndabizi.
nagize iyerekwa riri kiriyanerekwa nyine ndi mu masoko nongeye kugaruka marayika arambwira ati uri kuri mishoni n'ibimenyetso narabyumvaga ndangije njya ahantu bita iri soko bubatse ni ziniya ni ziniya cyangwa santi Kicukiro santi kubera kuba mu mwuka cyane hari n'ibintu ngende ndinjira mu byo ariko ndumva ari ziniya hano none bahubatse isoko urumva uvuye hepfo mu zagati ukazamuka narahaje niho naje kubwiriza bwa mbere nari maze gutinyuka mbareba ku jisho ku manywa ndi gutembera niho nagiye ndende uko ameze mpatati nkihagera mbwirizaho mu bwoba ariko ngo numve ko biza ngitangira kubwiriza nari mfite bibiriya yanyu ibindi nabisize mu rugo n'imyenda bari bambaye nayisize narabwirije nuri ibikuta ndabwiriza umuriro uraka abantu bose ati haleluya abantu bakira ubutumwa bamaze kwakira ubutumwa polisi zari zihari abapolisi n'abimana bahereza amahoro n'imigisha arukundo polisi nawe sinzi niba muri imisi uko bimeze ariko arukundo polisi mbere wabwirizaga igatega amatwi bakuvuga ati ni mubihorere akimana tugarurira ibihe byacu bya kera kuri polisi barandeka ndabwiriza bagatega amatwi bakumva ibyo mvuga bakumva n'ibintu bihumuriza imitima y'abantu ndangije kubwiriza niho haje umukozi w'Imana bitarudatinya n'ubu muri iyi minsi twari kumwe yarampamagaye twahise tubishumba nawe yari afite icyapa kivuga ngo kubaha Uwiteka nibyo byaha nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka yahise ambwira ngo nanjye Imana irambwiye ko twese duhoberana arambwira ngo Imana irambwiye ngo nkujyana iwanjye kuko yateze amatwi yumva ubutumwa amenya ko Imana imuyishurira aho naturutse na misiyo yanjye ambwira ngo Imana inyeretse misiyo yawe nkujyana iwanjye nkwigishe ngukoreshe nkuyobore muri Kigali kuzabwiriza ngo niko Imana imbwiye nubyanga kandi birakureba atese wanyemera ngasubira mu rugo Imana buri gihe nkoreshaga nk'umusirikare burako abantu babaye nje ntabwo nabaye umusirikare ariko kubera kubana n'abantu bose mbanza amakuru y'abasirikare amaya bafite amakuru uranga abasirikare yo babimura rimwe na rimwe barabatungura no mu mwuka ni igisirikare yahise amfatira naho gati waretse ngasubira inyuma ko bambaye n'agakostime ko ari n'utuntu nanifite mu rugo nkabanza nkadutwara ngakubita mu gikapu arambwira ati Imana yambwiye ko ndatinda hano niba wanze subira iyo wavuye ati ngenda gusize nta gusubira inyuma ari aho nahize isomo rikomeye ku bantu Imana ihamagaye niba Imana iguhamagaye niba ikubwiye ngo wasize usige umugore niba ikubwiye ngo siga niba ari misiyo yikora uko nyine nugenda ukurubana kandi uko gusiga hari icyo bivuze mu gusiga ingeso gusiga yego sambanye businzi uburozi njya ngomba kuzinjya mvuga ibyaha bizira ko mwe murabyemera ariko gusiga murabyumva nahise ngenda mfa meze nk'utunguwe nkuko nubundi natunguwe cyagiye mvi cyangwa uwo munsi kuva uwo munsi twamaranye amezi 6 umuntu ndi wiwe tujyana kubwiriza amasoko kugeza ubwo twaje gutandukana uburi Imana iguhamagaye umva nari mfite mishoni yo mu masoko ariko nashoboraga kubwiriza nahura na Steven kambwira ati tugende iwanjye ubwirize mu rusengero nabwiriza umuntu ufite icyumba gishyushye Imana ihereza igihugu cyacu umugisha ibyumba by'amasengesho buriya nani cyo mu byumba abantu bakirizwamo mu byumba habamwe imbaraga z'Imana ngira ngo icyaduha n'abayobozi bakajya baza basi bagatata bakareba ukuntu imitima y'abandi bobokera mu cyumba buriya mu byumba by'amasengesho mu mazu y'abantu nahaboneye Imana reka ndekera tukajya mu cyumba za Kakira ahantu ugasanga abantu bakubise abantu babohotse abanyabyaha abanyamanyanga murabizi genocide yakorewe abatutsi yari igihugu cyacu cyarimo ibibazo byinshi umuntu akagera mu cyumba yaratakaje are bose Imana ikamubwira ati abantu buriya mu byumbi itorero ryagize uruhare rwo kusana imitima buri itorero niho namenye ko rigira akazi gakomeye uretse ko isi wenda itabyumva cyane hari ababyumva ariko ibyo byumba namaze imyaka 3 muri Kigali kuva 2010 kugeza 2013 nari mvuye mu byumba mu masoko yose ya Kigali nari nyarangije n'ahandi nyinaho nagiye nshobozwa mu myaka 3 nari mbirangije n'urumudu niho namenye no kubwiriza mu nsengero so rero nagiye mbona imikorere y'Imana kandi nkagenda mbohoka gutyo kandi nkagenda menya ko Imana nyine arima icyo cyumba naje kukivamo wenda soreza gatoya nzagenda nkomeze ko nagiye kujyanze cyaje kurwanywa babona ko ngiye gushinga itorero ariko by'ukuri nta nubwo ngiye nari ngiye gushinga itorero nubwo nari mfite amasezerano atandukanye ariko numvaga nta gahunda y'itorero kumva nahamagariwe mu byumba nagendaga nishingira ibyumba nanjye ngasenga no mu by'abandi byaje kurangiza kizanye intambara bagira ngo ngiye gushinga itorero umva abantu barakubitaga bakuzura
uwo bahanuriye uhuye n'Imana wari ufite ibikomeru uwo mpanuriye nanjye narahanuraga nkanatuza nkanarondora abantu nk'ijana roba abavuga ati Valens ariciye agiye gushinga itorero. So intambara zije Imana igira ubwenge irambwira ngo ndagihagaritse ariko nguciriye inzira hari impamvu ngihagaritse. Uriya nukora ibintu Imana ikabyanga cyangwa ukona bizanye intambara ujye wicara ubanza usenge wumva icyo Imana ikubwira. Kuko Imana yaguhamagaye hari igihe nawe ujya mu marangamutima ariko Imana irakuyobora. Wari igisezerano ushobora kuba rigiye gusohora ariko mbere yuko risohora akabanza kuza intambara. Sinzi niba cyumvikanye. Yaje kugihagarika kuko urumva baraturaga bagatura nk'ibihumbi 20 ntawe natsa amafaranga. Kuko Imana yari yarambwiye ati umukozi w'Imana ugenda yaka amafaranga akabwiriza asaba amafaranga akabwiriza kugira ngo abantu bamuha amafaranga. Umwanje nari mfite icyaka ryo kugira ngo abantu nta bindi nitayo ariko n'amafaranga bikarangira bayazanye. Gatura nka femiri nkazigabura batumishi abavu batumishi baje tukayagabura. Andi Imana ikambwa tutangi cya 10 ku rusengero urumva nasengeraga ari akura ADPR Masaka. Handi nkiyaranje nyine nkagenda mbika kugira ngo n'umuntu uzagira ikibazo nari natangiye gushyiraho n'ibintu bya gahunda nyine zo siteganya migambi uzagira ikibazo tumufashe. So yaje kuzana intambara kizanye intambara ndangirize ku bya Tuyisenge Emmanuel niho naje kugihagarika. Muri iyo minsi ndangira kujya njya kubwiriza nyine bijya bisanzwe cyarahagaze. Niho nagiye kubwiriza Kimironko nanasorezaho mbura na Tuyisenge niko nahuye na Tuyisenge Emmanuel. Imana imuhereza amahoro n'imigisha n'umwana mwiza n'umugabo mwiza cyane. Tuyisenge nawe arazwi cyane kuri aya mateleviziyo. Yaravuye kwiga muri Kenya tamuhanurira mubwira ibyiwe twagiranye ibihe byiza ambwira ati none ishobora kugufasha Valens ndakubona mu muhamagaro ushobora kugufasha kabona ishuri hano mu Rwanda. Iryo shuri nari maze mu mwaka ariko ubwenge nakuyemo n'ubumenyi sinzi ko hari n'umupastori abapastori benshi banabifite. Ura hari mwibanga mwari ya shuri abizi ko Tuyisenge ni n'umuhanga mu bisanzwe azi n'indi miniki yanamukunda. Yaje kunkunda rero mugiriraho umugisha ariko sinavuga ko ariwe wabikoze ni y'Imana nyine ko ari yarambwiye ngo nzana kujyana mu ishuri wige nkwigishe n'ibya Bibiliya kwigishe na urumva theology nari nsanzwe nyize ko theology ishingiye ku rugo rugendo rwanjye. Ubundi theology y'umuntu ni urugo rugendo ariko ubundi Bible study yo niri nyine ibyo twiga ni Bibiliya ariko theology ni ruri hano umuhamagaro wawe kwumva Imana yanyeretse ni nayo theology. Ko theology ni theologos na magambo abiri mitekereze ku Mana. Umva theology yo rero theology urumva Imana yo nari nyizi umwo umuhamagaro muri iyo myaka nari nyizi ariko ubumva nari nkeneye none kumenya uburyo ikorana n'itegeko nshinga ryayo. So anyigisha Bibiliya turiga ubwo ni theology muri rusange ariko ishingiye kuri Bibiliya. Umwaka urangiye hari abantu benshi abanyamakuru twabaruze twabandi b'abanyacyubahiro banamusaba kugenda we arabyanga ariko arambwira ati Valens rero ugomba kujya muri Kenya kandi abanyakenya bifuje. Sinzi ukuntu byagenze reka ne kubyinjiramo nisanga ngiye kwiga muri Kenya. Ngeze muri Kenya iby'ubuzima bw'ishuri n'iki no kuna niyo promotion nzabikomeza nuko naje kuba nuko naje kugaruka n'uyu munsi uko nuko narongoye ngeze mu Rwanda nuko mbyaye n'umudamu narongoye nawe n'umunyamateka n'ibintu birebire ariko icyo navugaga nuko naje kubona promotion kujya muri Kenya. Ibyo nabyo kuri ngewe ni nguko bakubwira ngo ujya mu Burusiya cyangwa ujye gutura muri Amerika. Kuri ngewe kuri nge ko murumva ko ngewe no kuza Kigali byabaye amateka ubwo mvuze ukuri ko ku mutima nge niko gukiranuka kwanjye. Ariko ibyo reka mbyihorere. Uko niko nagiye muri Kenya, uko niko nakoranye n'Imana muri Kigali, uko niko nabonye imbaraga z'Imana muri iyo myaka, uko niko nabonye ko Imana igira amafaranga. Kumva mu myaka 3 n'amafaranga ibintu by'Imana birimo n'amafaranga wabikoze neza arimo. Hari abantu bakundwa bagifite imitima yo gukunda abakozi b'Imana. Ko mu myaka 3 sinahingaga ntacyo nakoraga nose ubwo nari n'amafaranga arimo. Imana ibaho umugisha ngo yaringoza u Rwanda Valens kuva icyangugu umubisha amateka y'ubuzima bwe. Reka ngurarikire kuzakurikirana none ubuhamya bwe bw'igice cya 2 tuzongera tugahura nawe akatubwira noneho nyuma yo kuva muri Kenya n'ikiyazanye cyamari cy'abanyarwanda. Ubutumwa bwiza izo zihungiye mu gihugu cyacu. Abantu bose bace bugufi mu kusi ukuboko kwawe atari uko bakubonye Imana ahubwo kubera ko bakwizeye. Amen.
ndagushimiye ko uzaduhana umugisha n'igihugu cyacu n'amahanga yose, kandi n'ikamba Calvary TV uhagurutsa abagabo bazasapotinga iri yerekwa, bazasapotinga umukozi wawe Yesu, bazamufata mu maboko kugira ngo igihugu cyose n'amahanga bamenye ko mu ijuru hari Imana. Ndagushimiye kubw'aya mahirwe no kubw'umuhamagaro no kubwo kunshoboza gusobanura ubuhamya, ujye ukomeza kubimfashamo kandi undinde kwikakaza no kwiyemera, ahubwo simbivuge hari ikindi nshaka, mbivuge kugira ngo isi imenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuzanshoboza kandi ugashoboza na bene data bose bari mu muhamagaro umeze nk'uyu cyangwa n'indi yose igamije kugira ngo isi yacu ibone ishusho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, turabakunda, tubifurije umugisha w'Imana. Yari Rev Pastor Steven na Ngunzu Rwanda Valens. Imana y'amahoro ibahereza umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mu gice cya kabiri muzumva ubundi buhamya bwiwe. Turabakunda. Shalom.